dufatanije gushimira Imana yabahuje. Tuguhaye ikaze mu muryango wacu, dore abusanze twese turagukunda, tukwifurije kubyara ugaheka, amahoro amahoro n'imigisha bibasenderezweho ibihe byose. Bana bacu nimuzirare, inzira mutangiye ni ndende, ariko muzisunga Uwiteka, azabashoboza azabayobora muri byose. Mbega umunezero Imana ibaremeye, twese dufatanije gushimira Imana yabahuje. Ubuzima bushya mutangiye none, bubabera itangiriro ry'umunezero, umugisha, amahoro bizahore mu rugo rwanyu. Mbega umunezero Imana ibaremeye uyu munsi wa none, dufatanije gushimira Imana. Mbega umunezero, mbega umunezero ibaremeye uyu munsi wa none, twese dufatanije gushimira Imana yabahuje. Ibyari inzozi kuri mwe, dore Imana irabikoze, nanjye narose urugo rwanyu rutemba urukundo, mukikijwe na bungu n'akobwa rugendwa. Izo narose we zibaye impamo, oh dore zibaye impamo, oh umunezero, Imana yacu irakomeye, oh twese turishimye, dore we biranesheje ibyiza Imana ikora, oh haleluya, oh gushimira Imana yabahuje. Shangwe na vigelegele kwa Baba Mungu, yeye mtenda mema, na mtu asikitenganishe kilichoumbwa na Mola. Sisi sote tuimbe. Sasa kugira ngo bose bantu bo mu muryango wa Munyanziza mwongere mukobere abantu amashyi. ariko mbere y'uko twakira uyu mugabo nk'uko bivuze, hashize igihe twitaramye, duteganya yuko uyu munsi tuzabona amarwa ndetse n'umutobe, tukishima ku munsi w'umuganura, twishimira ko umusaruro wacu wagenze neza. Ngiye kubona rero, mbona hano hahingutse umugabo, ntabwo bintangaje kuko yari asanzwe agenda muri uru rugo, ariko mbere y'uko tugira icyo tuvugana, wenda nawe byamushimisha cyangwa hari umuriya akara aravuga ati uriya muryango
kuri izi tariki uzaba uri mu gitaramo, uriya nawe araza kuza kubitubwira. Ariko mbere na mbere kabanza yegere ijuru, tubanze tumuhe n'amashyi atwereke nabo bazanye nabo tubaha amashyi, noneho izindi gahunda zone zikomeza. Nakwicara aba nabaje kudufasha cyane ko burya igitaramo nk'iki ngiki ukagira abantu, ibintu birushaho kugenda neza. Nk'uko rero bari babisabye, nyakubahwa Baziki Emmanuel, usanze turimo koko turi gucinya umudiho, kandi nawe babwiye kuri intore izi guseruka. Ndizera umudiho turaza kuwufata. Ndabeshya? Ntabwo mbeshya. Ubwo rero reka nsabe b'abakobwa bacu batoranijwe kwakira abashyitsi, begere hano hafi bafashe kwakira aba bashyitsi. Cyadodera ko ushatse nawe wakwegera hino. Erega ngwino mu kanya igitaramo rwose ikivugura gikubita ndabizi. Bantu bacu rwose, iyo hari ibyishimo tugaragaza ko twishimye. Abasaza barasobanutse, namwe murabibona kabisa. Reka musaba asubire mu cyicaro. Umurenge wa Rubengera ndetse n'umurenge wa Mushubati, twese hari agace k'Ubwishaza, ariko nkaba nagira ngo hamwe n'izi ntore twazanye bamfashe tubashimire uburyo mutwakiriye. Turanezerewe cyane, nk'uko mwabibonye twaje duturutse mu muryango wa Baziki Emmanuel. Turishimye rero cyane tubasanze muri iki gitaramo cy'umuganuro. Natwe mu muryango wacu iki gitaramo tujya tukigira, kandi byahozeho kera, kandi ni byiza ko hari imico abanyarwanda tugomba kureka, kubera ko abenshi turi abakristo. Iyo mico rero ya yindi yo kubandwa no guterekera ndetse n'indi abanyarwanda bajyaga bakora, ariko twebwe iyo ngiyo twarayiretse kubwo kwakira Kristo Yesu. Ariko umuco mubi tubasanzemo ni umuco mwiza, kandi ni umuco tutagomba kureka, kubera ko ntacyo utwaye. Umuco mwiza umuntu atumira abana, agatumira inshuti, agatumira umuryango. Ntekereza ko no muri uyu muryango wa Munyanziza, ntekereza ko ariko mwabigenje. Ndabibona murateranye, usanze ko turi mu gitaramo, kandi igitaramo cyiza. Nkaba nagira ngo rero Bwana Faustin
kubera ko uyu munsi ntabwo wantunguye, nari muzi, nari nzi ko muwufite, kandi ahangaha ntabwo ari ubwa mbere mpagenda nza muri uyu muryango, ntabwo nigeze nza nyoboza, ahubwo naje mbizi. Nkaba nagira ngo rero nsabe umusore waje antwaje, kubera ko ntabwo nari kuba nzi uyu munsi ko mufite igitaramo nk'iki ngiki ngo nze gusa, ahubwo byari ngombwa ko nza nkokora zireba imbere. Nkaba nagira ngo rero sabe wa musore waje antwaje yigire hino, nawe usabe mu byubahiro byawe, wigire intwererano y'umuryango w'Abaziki Emmanuel. Maze kandi urabona n'abantu twazanye ko banezerewe, kandi burya bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo amaboko azaguha ngo uyabonera mu iramukanya. Igihe nazaga rero mvunyisha hano muri uyu muryango wa Munyanziza, twabonye uko mwatwakiriye, biratunezeza cyane, yewe tunagira n'ibyiringiro kandi bihamye, sibyo ko ibyiringiro byo n'ubundi twari tubisanganywe. Tubonye rero uko mutwakiriye, uko muduhaye ikaze, twumva mu by'ukuri nta kintu twabona hano muri uyu muryango. Mu bihe byashize dufite mu muryango w'Abaziki Emmanuel, dufitemo umusore rero inamahire muranitirana, nawe yitwa Faustin. Yaratwegeranije rero umuryango, aratubwira ati rwose mfite ikibazo kinkomereye. Turamubaza tutese icyo kibazo ufite kigukomereye ni ikihe? Tubwira ati rwose mfite ikibazo cy'ubumuga. Turamubaza tutese ko tubona ugenda n'amaguru tukabona nta kibazo ufite. Yewe ati rwose ati nubwo ngenda n'amaguru atari ko mfite ikibazo mu rubavu. Cyabikora koko natwe twitegereje dusanga agenda ahengana. Tubwira ati rero rwose ikintu mbura, ndabura umufasha, kandi uwo mufasha ndamutse mubonye bwa bumuga bwakira. Natwe nk'umuryango rero dusuzumye koko dusanga afite ikibazo kandi tubona ko akuze. Twegerana rero turamubaza tutese uwo mugeni cyangwa se uwo mukobwa hari ahantu wabona mubonye byibura ku buryo natwe twakoresha uko dushoboye tukajya kumusaba. Tubwira ati rero rwose nakundanye n'umukobwa bita Theodeta wo mu muryango wa Munyanziza. Turamubaza tutese nahagana, ati ni mu murenge wa Mushubati. Amaze kubitubwira rero ubwo twateraga intambwe mu minsi yashize. Ngewe ibyo ari byo byose urabona ko ndimo nsheshe akanguhe, ubwo natumaga
undi mugabo wari uhari igihe ntabwo icyo gihe nta nari numvaga mfite intege nkeya, araza aganira n'umuryango atubwira ko ibyo ari byo byose umugeni ahari, ariko hari ibisabwa n'umuco wa Kinyarwanda. Ibyo ngibyo rero yaraje turabimuharabizana, araza afata irembo. Abasaza basheshe akanguhe ntabwo nta bagabo nabo umenya bafite umugambi, ariko nk'uko nabigetse koko nibyo. Umugambi wabo rero ni uwo Emmanuel atubwiye. Emmanuel rero nk'uko navuze ngo amashyi menshi cyane. Natwe mu muryango w'Abazake Emmanuel ntabwo twawuhindura. Nkaba nagira ngo rero ku mugaragaro izi ni inkwano za mbere. Izi ni inkwano za mbere. Mu gihe rero rwose uri buze kubishakira urankosha, kandi naje nikwije kubera ko ndabizi buriya umukobwa aravuna. Mu gihe rero uri buze kunkwesha ndagukwera, kandi nditeguye, kandi ntekereza ko ntabwo kanze mbahobere ngende nkana kanda numva ko rwavuze tutari menye naho ukeneye nibyo rwose. Reka agende abahobere agenda akana reka turebe ariya ndabona kurebana impuhwe, arareba nk'uwokeje iteke, ashobora kuba ari we rwose. Ayiwe ngaho nawe barakugaye, barahereye kagira isoni ko karirutse. Reka turebe uyu nguyu, ndabona yitonze, aritonze. uyu nawe menye nawe oya niko hagarara hano ukuntu nawe ntabwo ufite, ariko barakugaye, igende urebemo hano hose urebe ko nawe wabona mu wawe. Aha ndamubonye, ati ndamubonye n'uyu nguyu wose, ati ndamubonye n'uyu nguyu ukwiranye n'umukobwa wanjye Theodeta, ariko urava rwa rubavu koko. ya baho nta umusatsi nawe agenda ujya gushyika. Ati murakoze cyane, azi gushyira n'uvuye mu buzima. Wari uvuye Theodeta.